reka tubashimire kandi tubifurize kugubwa neza, tubifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe tubana hano kuri Eva Mama Lionel umunsi ku munsi. Imana y'amahoro ibaha umugisha, ibishimire uri burengerazuba, burasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intara gatatu y'abadiaspora. Wewe wakoze subscribe hano kuri Eva Mama wa Lionel, Imana iguha umugisha kandi kwishimira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turi mu kwezi kwa gatatu. Uyu munsi dukoze ikiganiro ni ku munsi cyangwa se ni kuri tariki buriya, ariko buriya nibyo ni kuri tariki ya cyangwa se tariki oya cyangwa ku munsi wa kangahe w'ukwezi, ya ku munsi wa kane w'ukwezi. Burya biraruta cyane, ariko kuri tariki enye z'ukwezi kwa gatatu ubwo bazabona ikiganiro ukoresha. Abantu babonye ikiganiro ukoresha hano muraho neza, mukomere cyane, ntago mamuzi muri lab uko byagenze. Aha Amarene y'amakuru, turashimira Imana mumeze neza cyane. Ukwezi kwa gatatu hajya mwakwise, ariko hari imbere nyuma ndi kubisoma di ukwezi kwa gatatu nzabikora. Nzabikora kuki sitabikoze? Oya nzabikora. Iyo hajemo nzabikora ibirimo ibyiga cyangwa yegeranya ibimenyetso. Ivuze ngo nzabikora ibirimo yegeranya na za gacuma k'amagambo, uburyo zizagufasha kubiserebura cyangwa se ziba zikuvuga kugira ngo zivemo. Ivuga ngo nzabikora ishoboye gukora nonaha, muri nonaha ndahagurutse. Ishoboye gukora mu ndagihe no mu nzagihe. Yego. Muri nzabikora icishamo iminsi yo kubanza kugukomeza. Yego. Kugira ngo nunabyakira ubiha agaciro. Yego. Muri nzabikora inyuzamo iminsi. Ubundi ibintu ikubwiye ngo nzabikora biba bikomeye. Yego. Ibanza kukunyuza mu minsi yo kuba igunyuza mu ruganda rwo kuzabasha kubisuporta. Yego. Murakoze. Ngiye kubaza ikibazo nk'icy'abanyamakuru. Nabaza ndi kumva ngo abanyamakuru ngo bagiye baza ngo none se nguru kwiyumva te Imana imaze kuguha iyi teme. Ntacyo ngubajije ariko. Hanyuma twari tugukumbuye hano mu biganiro. Kuri twakubonaga kuri live, abantu babonye n'ikiganiro bakaba batazi kureba kuri live, mbabwire ngo muracikwa cyane cyane pe. Bagire umwete wo kujya baza kuri live. Yego. Aho tuba turi gusenga Imana. Yego. Twaturaho abantu amagambo akomeye aryoshye. Dusengera abantu. Tunahanura iyo Uwiteka tubwiye ngo tuvuge. Yego. Yego, tunahimbaza Imana. Muri amakorasi cyangwa mu ndirimbo za kera mukunda. Yego. Aho abantu baba bari gufashirizwa ku mbuga nkoranyambaga tuba turi kumwe nazo kuri live. Iyo uvuze imbuga nkoranyambaga hari undi muntu mufatikanya? Izo mbuga nkoranyambaga zose ni za Eva Mama Lionel. Yego. YouTube channel, TikTok na Zoom. Yego. Aho tuba dutaramye kuva saa 2 kugera saa 4 z'umugoroba. Aho tuba dufite ibihe byiza duteranye n'abantu bari ku isi yose kandi benshi. Yego. Aho abantu baza bakongera bakumva ijambo ry'Imana. Yego. Bakumva amasengesho amwe. Amena. Amena. Yego. Aho umuntu yongera akiyumvamo ibihe byo kwisengera aho kugira ngo ajya deposit ibyifuzo mu banyamasengesho. Yego. Aho umuntu yongera kumva muri we indimi zigarutse. Arabo twasenganye nijoro kuri telefone nkajya numva baravuga mu ndimi n'abarebaga gutya kuri zo munze ko ari abantu bohoroshye batireka zigarutse tugeza. Yego. Bati arambwira tereka zagarutse tugeze kuri iki gicaniro. Ati twazerukaga kera tari kufite ukuntu usenga tukumvura dukongeje. Yego. Kandi kuko na Bibiliya ni kuvuga ngo turi ibyuma bicyazanye
ko ibyuma bityaza ibindi, ko icyuma gityaza ikindi, aba ari ko umuntu atyaza mugenzi we amukaza. ni ugukazanya. urumva barankaza nanjye nkabakaza, tugakazanya. Yego. aho umuntu yongera akaririmba akumva indirimbo irimo icyanga. murararitswe cyane kumva icyo Imana ikuvugaho. Yego. mu rugendo rwo kuva 2023 mu kwezi, ngiye ndibuka ko nubwo weho utajya ubyibuka ko watangiye mu kwezi kwa cyenda, ubu mwaka wa 2024. iki kibazo narakikubajije, ariko ukurikije aho maze kugera, nta gihe watangiraga, yenda utangiye nk'umwaka wa 2024 ukabona ntawe uzagera mu kwa kane, ese nko mu kwa gatatu. Imana imbwira ngo nishyireho igicaniro, ngo nsengere abantu bayo, abantu babo bongere babohoke. Yego. abantu bongere basubizwemo ibihe. ibimbwira ngo impaye igicaniro, rimwe na rimwe hakaba n'ingendo imbuza, kambwira iti icara hano kuri iki gicaniro. numvaga intumye nk'ibintu bizamara nk'amezi 2 cyangwa 3. Yego. kuko biba binahenze kubona ubushobozi bwo kubikora. abantu benshi batubona imbere ya za kamera bakagira ngo nta mafaranga umuntu aba yashoyemo, na menshi cyane cyane nk'iyo umuntu ataragira n'ibikoresho. Yego. ashoramo menshi, ndetse n'ubifite arashora. Yego. kuko ntiwakwikamera, ntiwakweditinga, ntiwabikora byose. Yego. hanyuma nkumva bizamara nk'amezi 3 cyangwa 2. ukwezi kwashira nkumva ngiye kubwira abantu nti icyo Uwiteka yantumye kirasoje. Uwiteka agahita mpindi teme. Yego. noneho ikintu gitangaje nuko abantu babaye kuri iki gicaniro, abenshi bagize ukwizera kundusha. mbona bandusha no kwizera. hari abizera cyane bakizerera mu cy'Imana ivuze muri teme. Yego. hari igihe twigeze kugira teme yitwa ubufindo. Yego. Imana ivuga ko igiye gusubiza abantu mu buryo bw'ubufindo. Yego. icyo gihe nanjye bwaramfashe sinzabyibagirwa, ni mu kwa 9. hanyuma abantu bakabyizereramo, kandi koko iyo Imana ivuze, urugero nk'ubu nimba aravuze ngo nzabikora, umuntu akizerera muri iri jambo, birakoreka. ubwo rero igihe cyarageze mbona birakomeje, kandi nkabona uko birushaho gukomera, aho kugira ngo wenda mbe ncike intege cyangwa umubiri ube wananirwa, hatungurwa no kumva Uwiteka anshyiramo izindi mbaraga z'umubiri n'iz'umwuka, ndetse n'iz'amafaranga yo kubishobora. Yego. nageze hagati, ndibuka mu kwezi kwa 8, nageze mu kwa 8 nahuye n'ikibazo gikomeye. mbona ngira Imana ncitse intege, nyibwiza ukuri. ubwo nari ntangiye no kuba nacomora amafirigo, abana batangiye kurya nabi, kandi abana banjye bamenyereye kurya neza. ntabwo se Mana ko amafaranga ndi kubona ndi kuyaha abatekinisiye, kandi ukaba waramwe ngo ninegere igicaniro uzangirira neza. Yego. ariko Mana ntinagira ngo tunabiganireho. ndi umukozi wawe, ndi umukozi wawe, gutekinika nk'abandi sinabikora, ariko ntabwo ari bose batekinika. gutekinika nka babandi sinabishobora. Yego. none ndibutse ko muri ino si umuntu agira umushahara. Yego. umukozi unkorera mu rugo afite umushahara amuhemba. Yego. umukozi ukorera leta afite umushahara ahembwa. minisitiri afite umushahara ahembwa. ngenda ntondagura abantu imishahara. none ndashaka kumenya ugukorera kw'akazi. Yego. umushahara uhemba umuntu ugukorera ni uwuhe? mu kwezi kwa 9 Uwiteka ampa umushahara, ariko ambwiye ati ngiye kuguha umushahara. Yego. Uwiteka ampa umushahara mu kwezi kwa 9 kubera impamvu z'umutekano. Yego. sinshaka kuyavuga. Yego. ariko ampa umushahara munini cyane, ku buryo mvuga nti Imana irahemba kweri. Yego. gukomerezaho Imana, nkajya mbona n'abanci intege bamwe. ako kantu nenda kukubaza, urabona hari ukuntu umuntu atangira ibintu
na Nehemiya ajya gusana inkike z'i Yeriko z'i Yerusalemu. Agitangira baramubwiye ngo ibyo uri kubaka ingunzu n'izibyurira bizahirima. Noneho hari n'ukuntu mu mibereho ya muntu ya buri munsi umuntu atangira aho ati ngiye gutangira yenda uyu mushinga, hakaba abantu rimwe b'abagome, nita ngo ni abagome bari mu mwuka wa Satani, agahita aguhamagara, urabona ariko se wa mugore we wabaye ute, ni gute ufata ibyo kurya by'abana ukabijyana muri ibi bintu natwe twarabitangiye biranga, ibi bintu dore turabikora kandi dore yenda cano yawe irebwa n'abantu bangahe, urabona byibuze wakaba ubikora ugeze mu bihumbi 100, byibuze urarebwa n'ibihumbi 10 bya buri munsi bikwinjiriza byibuze $100. Ese ayishoro uzayunguka, uzungukira he? Cyangwa urumva nuko mbizi ko nanjye bijya bimbaho, umuntu rwose akakwituriraho akakubwira akabimanuka, kandi koko ugasanga rimwe na rimwe araguha ingingo za nyazo, ariko akibagirwa yuko ntago mwahamagariwe ahantu hamwe. Uriya biri kunanira yahamagawe ukwe. Ese weho ujya ugira abantu baguhamagara bakakubwira bati rwose urabona aba batekinisiye rwose uzafate bimwe ubikuremo ushyiremo ibi cyo kuri ubigenje gutya, dore utambitse telefoni, ushobora gukora live, abantu bakugura ibikoresho, wikwivuna ukodesha ese weho hari urucanige rwigeze ruza ku buzima bwawe rukubwira, rukwereka uko wabikora kandi ujya kubitegura, ujya no kwerekwa n'iryo sezerano Imana iri guha batari bahari? Urakoze cyane. Murakoze. Urucanege rwa mbere nahuye narwo n'urwabo natumweho. Abo natumweho bamwe muri bo nicaragira imbere nsengera bagakira, mpanurira bagasubizwa, mbohora ibyabo bikabagera mu biganza. Yego. Ijambo rya mbere muri bo hari abambwiraga bati nawe ntitugushyira amakenga, ati nubwo uba wigiranye ni nyinshi ngo nta mafaranga uca, ati n'abandi bayaturiye batangiye bivugisha gutyo. Yego. Tuguteza iminsi nawe uzayaca. Okay. Noneho muri bagenzi banjye nabo bafite impano, ariko singiye kongeraho ngo z'Imana kuko impano ni nyinshi. Yego. Aho zibonwa n'uburyo bwinshi. Batangira kubyigana ibi ngibi. Yego. Babyiganye birabananira kuko biravunanye ibi bintu. Yego. Ibi bintu ni ibintu bivunanye cyane, ni ibintu bisaba kuba ufite umuhamagaro wabyo. Kabiri kuba ufite n'urukundo rw'abantu utumwaho utafite kamere nk'iya Yona. Yego. Ibi bintu ni ibintu bisaba kuba ufite urukundo mu mutima rwo gukunda no kwitangira abantu utazi kandi udategerejeho indonke. Yego. Ubwo iyo babitangiraga bamwe byabananira, bamwe babitangiraga bazi ko harimo akantu, ukumva barimo barashyiraho n'uduturisho ngo tugeze mu isaha yo guturisha, byabananira bagahita bampamagara, Mama Lionel, ibi bintu ntuzabishobora, ibi bintu bizagusenyera urugo, ibi bintu bizakugiraho ingaruka mu rugo rwawe, ibi bintu abatekinisiye uzajya ukorera abatekinisiye nta kantu karimo, YouTube ntiguhemba, ibi bintu ntihemba, ibi bintu ni ibikonsoma gusa, abantu bahagarara imbere wicara imbere ni inyatsi, nta kintu banaguha, ni ukuvuga umuntu akabaremeramo basubizwa bakajya ahandi, kandi koko turabizi ko hari abo dusengera bagasubizwa bakajya kuburesinga abandi. Ibyo rero jyewe ntabwo bimfataho, umugisha wanjye ubundi hari igihe Imana iba itaragennye kuca mu biganza byawe. Ibyo bintu narabirenze, ibyo bintu ni n'umwuka mubi. Hari igihe uba ufite umugisha wawe ariko Imana itaragennye ko umugisha wanjye uca mu biganza byawe. Yego. Bati bizakunanira, aba bantu n'inkecu uhagarara imbere n'iki. Okay. Hakaboneka rero n'abandi bavuga bati uyu mumama ko akurikirwa kuruta insengero zimwe na zimwe, uyu mumama ko akurikirwa akunzwe bite, abo nabo bakanzaho
bakangira inama zirimo nko kumanura Sani Barati na Tobiya kandi rimwe na rimwe ugasanga ni abagabo bafite n'amatitire banize ngo bubatse n'ibintu byabo bagakomera bandusha ngo n'ama-YouTube channel akurikiranwa n'abantu benshi. Nanabwira abantu bankurikiye gihe ntabwo sinjya nkompeta mwuka competition uva mu cyaha cyitwa kutanyurwa genda nyurwa. Kandi umwuka competition uva ku badayimoni kandi naho ntuye ntibahaba sinanakorana nabo. Ukumva mu kanya azanye inama zivuga aho inama uje kungira inama Imana impamagara impa uyu murimo yabanje kumva inama. Hari igihe inama zawe ziba zitavuye no ku Mana. Kumva umuntu aguhaye nk'inama ngo rero ngo ndashaka kukugira inama ngo utuntu twawe ujye dukora gake ngo hari ukuntu ngo ukora ibintu ngo by'icyumweru ukabikora umunsi umwe. Ati kandi ujye ushyiramo n'akantu ko gusaba amaturo barambikemo akantu. Ati hari ukuntu ushaka gufata ibintu byose ukabikora umunsi umwe ugahanurira umuntu ukamusengera wazapfa wazahasiga ubuzima. Ariko ukabona si impuhwe cyangwa si izindi nama nko kugira ngo ibintu ndimo bikonje aserebure. Hakaba n'abandi baza bati turashaka kukurangira abantu bagukorera kuri make abantu bagukorera ibintu byawe ku mbuga nkoranyambaga zawe abantu uhemba baraguhenda bagukorera nabi. Turumva dushaka kugushakira abantu bagukorera kuri make kandi ibintu ndimo uretse ko n'umwuka wera yabiteguye nanjye jewe nzi gutegura. Jewe nzi gutegura ibintu byanjye je sinyanja mu bintu ntateguye kuko jewe ntegura intambara mu gihe cy'amahoro. Sibyo kandi mu gihe cy'amahoro nabwo nkategura intambara. Kandi jewe ntegura ibintu cy'intambara utegura amahoro mu gihe cy'amahoro ugategura intambara biri inverse. Kandi jewe nkunda gufata risk genda umudamu uzi gufata risk. Uzi gufata risk kandi uzi gufata ibyemezo. Kandi muri risk ndabyirengera ntawe nkondana kandi no muri risk nzi kuvamo ntawe nanduranije. Nzi gufata risk mu rwego ngira n'amaboko amfata amaboko ya mbere amfata nayo umugabo nashatse nshyigikira no muri ibi bintu. Abantu bankurikiye bibuke ko ntafite n'umugabo umeze gutya ibi bintu sinabikora ngo mbishobore. Ntabwo nabishobora kuko uyu muhamagara arawusapotinga mu rwego amenya n'igihe cyanjye cyo kuruhuka telefone akazijyana akitaba akajya yitaba abantu. Mu rwego rwo kumenya igihe cyo kwakira abantu n'uburyo mbakiramo. Mu rwego rwo kumenya ibiryo ngomba kurya nijoro cyangwa ku manywa cyangwa igihe nananiwe. Aransapotinga mu muhamagaro cyane kandi umuhamagaro nahamagawe arawunezererwa cyane arawishimira anezezwa no kuba ndi umukozi w'Imana muri uru rwego kuko n'inama ngira nizo kugira ngo nzasazire muri uyu murimo w'Imana. Byaje gukomeza rero Uwiteka akambwira ngo muri uku kwezi ugiye gusengera abantu muri ubu buryo. Mu kubasengera rero mbasengera live turi kumwe hakaba nabo nsengera inyuma kuri telefone. Hariho umuntu mperutse gusengera ari saa 9 z'ijoro nta kindi yakoze uretse kurira. Yararamafashe iminota 5 ararira ndamubaza ise uri kurizwa n'iki. Ati yewe ati yo n'umunsi wa gatatu nsengera saa 9. Ati ikintu kintangaje ntunzi icya kabiri ntari 500 ndago. Ati nk'ubu ati ndumva mfite n'ubwoba. Ati kandi mu bintu wanampanuriye byarasohoye. Ati noneho ati ahantu ngirira ubwoba numva ngiriye n'isoni. Numva nanibaze se aracyari abakozi b'Imana nk'aba n'uburyo witanga ntugire n'ikintu usaba abantu. Kandi mbwira n'abantu b'abakozi b'Imana ko Imana ishobora no kugusabira utiriwe wowe wanduza n'akanwa kuko ikindi mujye munebuka ko akenshi Imana yadutumye no munajywa umunsi tubwira ngo mbatumye nk'intama hagati y'amasega burya Imana yari twiciye akajisho. Mbatumye nk'intama hagati y'amasega
mugende mufite ubwenge mutware n'intwaro z'Imana. Rero mujye mwibuka ko n'abantu twatumwemo ari n'inajyuwa zikunda ibituvamo zidakunda n'ibitujyamo akenshi. Ariko nagiye mbona abantu bantabarira muri uyu murimo bamfata amaboko nabyo binkomerejemo muri uyu murimo. Nagiye mbona abadamu bamfata amaboko, nagiye mbona abagabo bamfata amaboko, nkabona nkumva nongewemo izindi mbaraga zidasanzwe. Kajya kumva umuntu w'umupapa aravuze ati jyewe maze iminsi mbona uburyo uvuga utaruha, ariko nifuje kukugurira juice, akajuice kugira ngo ugarukeremo imbaraga. Nabyo gahita binzamuramo izindi mbaraga zo kumva najya kubona nkabona umuntu runaka ati nkoherereje igikapu cy'imyenda, buri munsi iyo wicaye aho ngaho nezezwa no kubona utagarutse mu mwenda waje wambara. Abo bantu ni abamfata amaboko mu murimo. Abacantege babamo, ariko n'abamfata amaboko abo nabo babamo mu murimo babamo. Kandi ikindi jyewe nkunda kureba imbere y'abantu bankomeza, abanca intege mbatera umugongo, ibyo bavuze ndiyeranja bigaca mu gutwi kumwe bigahinguka mu kundi, nkomezwa n'abamfata amaboko. Kuko abamfata amaboko abenshi bahita bakurikizaho n'inama. Turumva twakugira inama, umuntu rero kugira inama gupanzemo n'inote ze, izo nama ziba arizo, ziba zishingiye no kugukomeza, ntabwo ziba zishingiye kuguca intege. Ukumva kugira inama, utanga inama akavuga ati ujye ufata ikiruhuko gutya na gutya, rimwe na rimwe akakigiramo uruhare. Hari ibyuma wakwambara ntugire ikintu cyo kunanirwa mu bwonko, ibyuma burimo amatelefone uraramo, ibyo byuma byawe matara bakwesitaraho, ayo makamera, harakuma kafatya izo mbaraga zakwangiza. Nagiye mbona abantu bashyigikira mu murimo, nagiye mbona n'itimu imwe zinsengera, nkumva barampamagaye bati turi mu masengesho kugusengera, komera tugufasha amaboko. Ibyo bintu rero nibyo bingejeje kuri uyu munota ngikora uyu murimo wo gusengera abantu, kandi akaba ari n'umuhamagaro Imana yampaye kuva kera nkiri umukobwa w'ibiro 41. Ni umuhamagaro wa kera, ntabwo ari ibyo niharaje, ni umuhamagaro wa kera. Kandi namenye ibanga ryo gusengera n'abantu. Iyo usengera abantu ibyo ubasabira bikugarukaho. Murakoze cyane. Murakoze namwe, kandi mukomere kandi mukomeze mushikame, kuko nyine icyo ngiye nkuyemo nuko iyi Imana iguhamagaye gukomeza kumva ijwi ryayo. Ntibibuza mu Kristo kuba yahura n'abantu nyine bagenda bamuyobya bamubwira, ariko kubera ko inzira yizi n'ijwi rimuyobora rizi, kuba buri kwezi uhabwa intego ya buri kwezi, cyangwa se mu kimwe ndabyita mukira n'intego, yego ni intego, ariko teme nanze kuvuga ngo icyerekezo, icyerekezo, insanganyamatsiko, ubuhanuzi bwa buri kwezi. Yego nabwo nabyo nibyo mu magambo y'umwuka, ni ubuhanuzi bwa buri kwezi. Yego muri uku kwezi Imana irashaka kuvuga iki, ubuhanuzi ni uvuga ngo nzabikora. Yego noneho bene nk'ibyo byose nyine muba mwaciyemo. Buriya abantu benshi, impamvu namaze kubona yuko aho tugwa kumva abantu no kubumvira kuruta kumvira Imana yaduhamagaye. Imana ivuganye natwe ngo tuze twicare ku gicaniro, abantu nabo bati wabigenza gutya wikwicara. Urumva Imana iravuga n'abantu bakavuga. Nibutse akantu ariko Radio Salus iracyavuga di ubanze vuga. Ariko Imana ishimwe ko yadukuye mu kumvira ku radio gusa. Kera Radio Salus narayikurikiranaga ngo izuba rirarasa, Radio Salus ikavuga izuba rirarasa, abantu bakajya ku murimo, Radio Salus ikavuga ukamenya amakuru. Ako kantu karanyicaga. None wowe Imana iravuze, ubwo ni ukuvuga ngo umucyo urabonetse, ubuhanuzi burabonetse. None habonetse abantu ntibagushigikiye, ahubwo bari
neutraliza iby'Imana yagushize no gushaka kubigorora no gushaka kubigorora ngo babihe umurongo nzajya mbikoreramo kandi atari bo bantu kandi ikindi nta hari ukuntu basi hari n'ukuntu umuntu musaba inama kawubwira uti ko Imana yambwiye gutya nkaho maze iminsi mu murimo nemera mbivuge ne kugira ngo yenda ntaza kuvuga ngo urumva ngo mwami ngo Imana irambwiye ngo warasambanye oya ahubwo ukaba ukeneye bwa bwenge buvuga ngo hari umukire wari ufite ibimuhagije hakabaho n'umukene wari yifite agatama kamwe ariko iyo nakashiraga no mu kirambi kugira ngo imbwa zitakarya n'ibirura bitakarya ariko uwo mukire yaragiye afata akagatama k'umukene arakarya asiya nakariye gusa aranamwica mwami agahita avuga ati ibyo bintu mu gihugu cyanjye turi umuntu bumunzanire kandi ari yenda byibuze akaba arizo nama umukeneyeho ariko umuntu arahita akubwira ati urumva ati iyo Mana rero yawe iri kukubwira gutyo ndumva ibyo bintu bitari mu murongo aje gukosora Imana ati ndumva ati ariko ndi kumva ibi bintu Imana iri kukubwira by'ukwezi bikora imyaka 3 ya mama warene uyu munsi ngewe nari mfite karame nawe uyu munsi nari mfite ikibazo kikubaza ngo duhereye ku kwezi kwa gatatu igicaniro cyo kwezi kwa gatatu harimo ubuhanuzi bwitwa nzabikora ni ibiki Imana muri iyi minsi igiye gukora muri ku kwezi kwa gatatu ni ibiki igiye gukora ukwezi kwa gatatu ngufata nk'ubuhanuzi Imana Data Umwana n'Umwuka Wera ukwezi kwa gatatu ni umubare mwiza cyane mu buryo bw'ubutatu butagatifu ese ni ibintu bitatu igiye gukora ni 2 ni 7 ni 10 ni 40 ni 50 ni 60 ni 70 ni 100 ni 200 ese ni ibyigiye gukoramo imbere muri twebwe irakora iby'inyuma irabikora byose ubu noneho rero nguhaye tere cyagiye narindi kujya ngusube ubu noneho rwose dukeneye kumva ibintu Imana igiye gukora ese ibikubwira wari mu bihe bimeze biti ubwo nanjye mukanda nakubaza nitujya gusoza ngo wiyumvishe utimaze kubikubwira urakoze cyane noneho mu bintu Imana igiye gukora muri uku kwezi yego igiye gukora ibyo yagambiriye haleluya ikore n'ibyo yavuze haleluya n'amagambo abiri atandukanye ibyo yagambiriye n'ibyo yavuze ivuga inyuze mu bahanuzi ivuga inyuze mu nzozi ivuga inyuze muri babamenya ivuga inyuze no mu ijambo ryayo yego noneho igiye gukora muri ubwo buryo bubiri ibintu yagambiriye reka tubanze turebe n'iryo jambo aho riri ayo magambo Imana imbonekera yego ayo magambo afite aho ari ntabwo ari amagambo mahimbano cyangwa umuntu avana mu ntekerezo ze yego ni Yesaya igice cya 46 umurongo wa 10 ariko tukongeraho n'uwa 11 yego haravuga ngo mpera mu itangiriro nkavuga iherezo yego mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora yego nzahamagara igisiga cy'amerwe kiva iburasirazuba aricyo mugabo ufite imigambi yanjye uturuka mu gihugu cya kure narabivuze no kubisohoza nzabisohoza narabigambiriye no kubikora nzabikora haleluya Imana ihabwe icyubahiro muri uku kwezi kwitwa nzabikora n'aya magambo Imana yampaye ariko mu kunganiriza imbwira ko hari ibintu yagambiriye hari n'ibyo yavuze ibyo bintu ko ari bibiri izabikora haleluya kugambirira kw'Imana ni surprise surprise y'Imana byitwa kugambirira yego kuko hari ibintu yagambiriye itaravuga yego uriya nanjye hari imigambi njyangira yego mba mfite imigambi y'ikintu nzazanira nk'umwana akenshi nk'iyo ntari nko mu Rwanda ngambirira ikintu nzazanira umwana wa mbere n'urugero wa kabiri gutyo ariko sinkimubwire yego ariko hakaba n'ibyo musezeranya nzamuzanira byo nkabimubwira yego nkagira ikintu muzanira namusezeranije
ariko nkagira n'icyo nagambiriye nzamutunguza kandi icyo nagambiriye akenshi kiba cyiza kiba cyiza cyane. Impamvu nakigambiriye nuko nabibonye ko agikeneye. Wasabye icyo ashaka ariko jyewe nzi icyo akeneye. Niko n'Imana tuyisaba ibyo dushaka ariko ikaduha ibyo dukeneye. Ibyo dukeneye biva mu migambi. Imana ishimwe cyane. Noneho iyo nzanye icyo yantumye namusezeranije ndakimuha, ariko mu kanya nkijijisha nkahita muhereza icyo nagambiriye kumuzana. Icyo nicyo kimushimisha, ni nacyo avugiraho amagambo menshi cyane. Ugasanga kivugiraho amagambo menshi acitse ururondogoro kuko kivuye mu migambi yanjye. Imana ishimwe. N'Imana yavuze ngo mpagarara mu itangira nkareba mu iherezo. Iyo ihagaze mu itangira iba yarangije gupanga iherezo. Niyo mpamvu abantu mu iherezo bagende gake, kuko Imana yahagaze mu itangira igiye gukora ibyo mu iherezo. Irakoze. Hanyuma umurongo wundi ukavuga ngo ndi Uwiteka nzahagurutsa igisiga gifite amerwe. Bivuze iki? Igisiga gifite amerwe ni igisubizo ugiye guhabwa n'umuntu wari ugikunze. Ni nko guhabwa inyama n'intare. Ariko nawe tekereza marere. Hari igisiga twitaga ngo ni marere. Umva gikundiki akantu wajyaho n'igihanuzi. Yego, abahanuzi bakunda akanyama ntibibababaze, kandi ni nabyo biryo tubona abahanuzi baryaga no muri Bibiliya. Hanyuma iki gisiga cyitwa marere gikunda inyama. Ibaze nacyo ngo ni ikinyamerwe. Cyo ariko ya mbere ni inkongoro. Buri inkongoro ibaze kugira inkongoro ivana inyama Gisenyi yenda turi muri Kigali iyizani ikuzanira hano mu mujyi wa Kigali. Ariko se nayibaze kugira ngo umuntu akorera amafaranga amubabaje narangiza kubwira ati Imana yambwiye ngo guhiza miliyoni 16. Guhiza miliyoni 100. Yaramuvunye. Umuntu akakugugurira inzu nawe ntayafite. Nicyo gisiga cyamerwe kiguhaye ibintu nacyo cyari gikeneye. Ese burya akakugurira inzu nawe ari mu bukode, akakugurira imodoka nawe atarayigura. Ibyo nanjye icyo gisiga cyane ngibyo by'Imana igiye gukora. Mwumve neza. Umuntu ashobora kukugurira inzu ari mu bukode kubw'Imana, kuko Imana yavuze mu migambi yayo, mu migambi yayo ibyo yagambiriye. Hari abantu bameze batyo. Mpagurukije igisiga gifite amerwe. Hari abantu bameze batyo. Hari abantu bameze batyo akakugurira ikintu atarigurira. Cyari umuntu wigeze kungurira baze 800 kandi ntayagira, ngo nta n'iryitana afite. Icyo ndakizi ko ntayagira, ariko nawe arangije aranabimbwira. Urumva igisiga cyamerwe nzagihagurutsa muri uku kwezi kwa gatatu kwa Nzabikora. Imana igira amaboko. Ugasanga ariko Mana nyagasani, ugasanga umuntu aguhaye umugisha adafite, cyangwa guhaye ikintu yarakunze nawe, ariko kubera ko mu migambi y'Imana muri Nzabikora y'Imana, kandi icyo gisiga cyamerwe nzagihagurutsa iburasirazuba. Iburasirazuba Bibiliya yavuze hano mu mvugo y'umwuka. Iburasirazuba yo nibavuga iburasirazuba jya wumva ni burengerazuba. Iburengerazuba ubyumve na hano izuba rirengera. Izuba iyo ryavuye byasi biraraba biruma, ni ibintu biri kuzuba bita freshere. Ariko iburasirazuba izuba rikirasa ritarabicanaho, ni ibisubizo biba bifite freshere. Muri Nzabikora harimo guhabwa ibintu gifite freshere. Amina cyane. Muri Nzabikora harimo iki gisiga cyamerwe kigiye guturuka iburasirazuba. Iburasirazuba ahantu hataranamenywa, iburasirazuba hakiri kare mu gitondo, ibintu bitaracuya, bitarasaza, bitaravirwaho n'izuba, bataradongera, atarakira andi makuru, batazamaneko zitaramugeraho, zancakura zidusibira amayira. Ntabwo ubundi zikorera iburasirazuba, zikorera iburengerazuba. Bamwe bajya kuvuga ko dufite amaguru agoramye basiba, barabakorera mu cyerekezo cy'iburengerazuba. Iburasirazuba ntibabasha kuhagera. Ne kuki batagiye mu majyepfo? Haleluya, turi mu mwuka. Nijya mu mubiri urazana n'amajyaruguru.
oya no mu majyepfo urumva byibuze ibintu byose bitsuka baba bazamuka ngo barebe ko bagera mu mujyi cyangwa se kimwe bagera mu majyaruguru n'iburengerazuba. buriya Imana izaduha n'ibisubizo byo mu majyepfo, nubwo mbona mu majyepfo niho mvuka, tuzareba ikihaba, voka ntizikihaba ariko nta bisubizo nese simporayo. Ariko ntacyo, hari kaminuza nkuru y'u Rwanda, nabyo ni igisubizo cy'iburasirazuba. ubwo ahubwo ibisubizo byo mu majyepfo nubwo ari ibisubizo byiza ni waba w'igicumbi cy'ubwenge. Burya iyo wikonegise n'ibisubizo by'amajyepfo uba urimo wakira ubwenge, ahaba kaminuza nkuru y'u Rwanda, ahaba ubwenge Nyanza mu Rukari, ku gicumbi cy'umucyo. Amajyepfo burya ni ahantu haba imbaraga z'ubwenge cyane, ni ahantu bakoresha ubwonko cyane. reka twiyumvire yuko nyine ikivu iburasirazuba aricyo kiza iburengerazuba ngo biragatsindwa. Haleluya. Kandi aha hantu cyane turi bwumvwe n'abanyamwuka, ariko n'abanyamubiri turabafasha kuza kugira icyo bumvamo, kuko ntabwo abantu bose bumva ibintu bimwe bitewe n'aho wize. Burya umugardiyene ntabwo yumva nk'umu masters. Imana ishimwe cyane. Hanyuma mu migambi Imana ifite, hari ibintu bibiri Imana igiye gukora: ibyo yagambiriye n'ibyo yavuze. Ibintu yagambiriye bibonekera muri Nzibyo nibwira nzabagirira ni surprise, ni ikintu Imana igutunguza utarakivuze. Kandi abantu mwese muba hano mudukurikira, nta muntu udakunda surprise. Niyo wagize isabukuru y'amavuko ugakubitana na surprise urafashwa. Iyi surprise rero, iki gikorwa cya surprise cyatangijwe n'Imana, ni nayo surprise abantu bakaryoherwa. Imana ni surprise, uburyohe bukaza. Muri uku kwezi rero hazabamo surprise. Muri nzabikora ngo nzakora ibiri mu migambi yanjye. Imana ishimwe cyane. Ariko ngo ibiri mu migambi ngo nibyo izakora, hanyuma ibyo yavuze izabisohoza. Urumva harimo gusohoza no gukora. Haleluya. Ndumva mfashwa cyane, ariko nitonze kugira ngo, hari abantu bakunda iyo nagenze gake, hari n'abantu bakunda iyo navudutse ndi kuvuduka nirukanga. Ariko ndumva nshaka kuvuga neza nitonze, kuko harimo no gusobanura intego turimo muri uku kwezi. Imana itugire neza cyane. Ni ukuvuga ngo ibyo yagambiriye bizakorwa, nzabikora. Muri nzabikora na nzabisohoza, muri nzabisohoza na nzabikora harimo ikintu cy'ingunyura, ikintu cy'imbaraga, ikintu cy'avantage. Ibikorwa n'ibintu ibikorwa gukora, nzabikora. Kandi mu bintu bituma Imana ifata decision ukavuga ngo nzabikora, icyambere nzabikorera kwiyubahisha. Hari abantu bafashe ijambo batumyije kubikorera kwiyubahisha. Hari abantu bakwitegeye, ariko bakwitegeye bishingikirije ku by'Imana yavuze muri kumwe mu butayu. Bakwitegeye bamwe banabizinze. Aba bagiye gutungurwa nuko ikoze ibyo yagambiriye. Abanyamwuka barahari bavuga ngo amena. Hari abantu bakwitegeye bavuga ngo umubwira ibi twarumvaga, Imana amubwiye ibi n'ibi, ariko aba bakwitegeye baguteze amaso, bagiye no kugukina, bagiye gutungurwa no kubona ibyo yagambiriye ari by'ikoze. Bati birase byavuye ke ni wese bari hehe ngo bigenza gute? Kuko ibyo yagambiriye mutumye ari bigiheraho. Abakurwanya batumye Imana ikora vuba ibyo yagambiriye. Ariko ibyo yagusezeranije, haleluya, ibyo yagusezeranije babigutegeyeho. Igusezeranya ko uzakora ubukwe, barumvaga dore ko baguherekeza, dore ko namwe muzi kubashogosherana ngo mubajyanye ahantu. Ikubwira ko uzurira indege, mwari kumwe. Ibyo byose barabigukubitisha ibyo yavuze. Ibyo bamaze iminsi bagukubitisha yavuze itarakora, batunguwe no kubona ibyo yagambiriye ibikoze muri uku kwezi kwa nzabikora. Muvuge cyane ngo amina. Imana ishimwe cyane. Mugiye kwakira ibi bintu bibiri: imigambi y'Imana n'imikorere y'Imana. Nzabikorera kwiyubahisha. Muri uku
kwezi Imana izabikorera kubahisha izina ryayo. Kabiri, izabikorera nawe kukubahisha. Gatatu, izabikorera kubahisha abahanuzi yatumye, kugira ngo barebe, batekereze, bitegereze, bamenyere hamwe yuko ukuboko k'Uwiteka ariko kubikoze. Amen. Amen. Mana we, komeza dipa. yari birebire bararambirwa. Ubu numva nshaka ko abantu bakora akazi kenshi banyumvira muri kuteri batarambirwa, kuko imaze kuba 39. yego urumva ni myinshi cyane kuri aba bantu bankurikira ari ba munyakazi. Ariko bafate mu mutwe kw'Imana ije kubikorera kugira ngo inacecekeshe, inakubebeze, inagusetse, shifanaje zigende. Yego, ije kubikorera abagutegeye ku cyo yavuze. Abagutegeye ku cyo yavuze bumva. Buriya bene Yosefu bamutegeye ku by'Imana yavuze, ariko bahishwe imigambi y'Imana. haleluya, bahishwe imigambi. Haleluya. reka nirye ku badayimoni bimanyure. reka mbimanyure. Nuvuga ngo abantu bavuze ngo mbese igicaniro cy'iwawe ubundi kizamara amezi 3 uko nta bikoresho agira, ngo yakafasha yohemba wabo ngo kisuganya bakabona kubikora. Reka tubabwire ngo hari Imana ije gukora igatanga studio n'amakamera n'amateleviziyo, ahubwo none haleluya, ndayumva mu mwuka. Haleluya. Hari ukuntu mpagarara nanjye mu kwizera, kumva hari ibintu Imana ibigomba gukora igacecekesha amajwi y'abantu. Erega Imana naranayikoreye igomba kugaragariza abantu ko hano ntaje gusonga ubugari. Hano ntabwo njye naje gusonga ubugari. Nta gipindi nazanye. Kandi ikimenyetso cy'uko nta gipindi nazanye birigaragaza mu b'Imana yantumyeho. Nabo ni abatangabuhamya. Nabo ni abatangabuhamya. Abantu basambira kugeza saa 4 ni abatangabuhamya tumaranye umwaka urengana. Yego. Ibintu Imana yagambiriye kuri Yosefu. Yego. Ndashaka ibyo yavuze kuri we bene se babimutegeye ngo bamunyonge. Yego. Kuko yabivuze Yosefu agaciko akabivuga. Yego. Ayaya. Deeply. Ibi Imana yavuze. Ibi bintu Imana yavuze bazakwikubita imbere. Inyenyeri 12, ikintu cyitwa imiba 12 ibi bintu byose Imana yavuze bumva bamutegeye ku by'Imana yavuze kugira ngo bamwice. Ariko Imana igira imigambi yasigaranye y'ikimugambiriyeho itamubwiye. Isigarana umugambi w'uko azayobora na bene se bakaza. Isigarana imigambi y'uko azayobora n'uwo mugore wamufungishije. Imigambi Imana yakoze niyo yadanje kuruta ibyo yavuze. Haleluya. Umva meze nk'umuntu byamuhungu. Reka tuzakomeze. Umva reka dukomeze. Buri mugoroba bajye baza bumva amagambo. Ararekwa mbararikira kuza gukora subscribe kuri Eva Mama Lionel, ubundi mukakomeza ubu mukanya harabari fire. No kuvuga ngo yenda niba bakibonye mu gitondo kuri retarike nanyu kuri retarike kuwa 5 ukwezi kwa 3 ku munsi wa 5 ukwezi kwa 3 ni mugoroba saa 2 kugera saa 3 TikTok na YouTube biba bishininga. Haleluya. Amen. Zoom saa 3 kugera saa 4. Yego. Fire basudira bapadika mbahesha ibyabo mbahambura mbazengura mbamanura. Imana ibimfashamo. Yesu we data twese abikora. Yego. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi murakoze cyane. Ararekwa nuvuga ngo mu rukumva yuko ikirere nta nubwo gikozemo. Wowe ntago aravuga ngo ntago yari yavuze n'igisiga cyamerwe nta nubwo akivuze. Nibura sirazuba se mpashobora. Umugabo ari we mugabo ufite ibye mu biganza bye. Umugabo ufite ibyawe mu biganza bye. Uyu mugabo kuki atari umugore se? Uyu mugabo se nari namusobanura.
Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Reka dusabe umubyeyi adusengere kandi namwe mufashirizwamo. Uwiteka abagirire neza. Ariko subscribe ni ya mbere, like, share na comment, ubundi ugakora screenshot niwe ubundi kamubwire. Nanjye nk'umuntu uza nk'umukameramani nakwifuza yuko akenshi cyane umuntu wajya guhamagara byibuze yasharinze nko kuri bene wabo 15 icyo kiganiro akavuga ati iki kiganiro cyamfashije na dore ngizi share 15 mu byempesha amavuta nzamura mu kwizera. Wowe bikoze Imana iguhumugisha. Wewe bikoze Imana iguhumugisha kandi itumuhamagara ubona umubwira uti ngizi nsabira umugisha. Erega ushobora no kutamuha amafaranga yo gukora subscribe ugakora like warangiza ugasharinga abantu bawe 10 abantu 10 bawe bo kuri WhatsApp warangiza ugakora screenshot y'abantu 10 warangiza ukazimwoherereza ukabubwira uti mpesha umugisha nabuze icyo nguha ariko byibuze ubutumwa bwiza nabugejeje kure. Undi ukuntu ukorera Imana nabuza umufundi nje gukora ubufundi ajye gukora ubuyede ahubwo yego mbuza umufundi reka nkora ubuyede sindakora ubuyede basi kansigira kuko nzuko abayede barahembwa reka mbasigira amazi. Nyagasani Imana muhorane. Urakoze. Ikaze mu isengesho. Turagushimiye Uwiteka mwami w'abami. Hallelujah. Urakoze cyane kubw'imigambi yawe. Hallelujah. Nibyo wavuze ugiye gusohoza. Yego. Nibyo ugiye gukora. Hallelujah. Urakoze kubw'uyu mugabo w'imigambi uje. Yego. Urakoze kubw'ibisubizo biturutse iburasirazuba. Hallelujah. Urakoze kubw'igisiga cy'amerwe kigomwe kikaba kigiye kuduha ibyacu. Wenda kigasigarira aho ngaho kuko aranabivuze ngo uzabakenyuruza. Yego. Ndagushimiye kubw'umuntu wese wumvise iri jambo rimusohorereho bimubera uko yizeye abyakira ibi byose bivuzwe mu izina rya Data wa twese Mwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Shalom.